Philadelphia Imana iratsinda. Turabashubuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Serugendo Dismas wongeye kugaruka mbere yanyu, tunezezwa n'Imana kubw'uyu munsi mwiza Imana yatugiriye neza. Umwaka ushize twawutambutse amahoro, tutangira wundi umwaka musha kubw'imbaraga z'Uwiteka. Ibyo twabishimira Imana. Muko gushimira Imana kwacyo, tugiye kuganira kubwira ijambo. Umuto w'ijambo ratubwira Mukristo wese uyu mwaka bikwiriye gushira Imana ku mwanya wa mbere. Bigusaba gushira Imana ku mwanya wa mbere mu Kristo, no kwiringira Imana. Gushira Imana ku mwanya wa mbere no kwiringira Imana, ibyo nibyo bizadufasha uyu mwaka tubashe kunesha migambi y'umwanzi Satani. Ubu migambi yamaze kuyipanga kera, playe yamaze kuyipanga kera, ariko ikizatuma tunesha iyo migambi ya Satani no gushira Imana ku mwanya wa mbere, tukabasha kwiringira iyo Imana tena kurusha buryo twiringira Imana mu myaka itambutse. Reka tusome ijambo ry'Uwiteka. Yesaya gice cya 45 murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Muto w'iyo jambo uratubwira ibya Kuro n'Israeli uko bazagaruka. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko k'uburyo ngamumenyeshereza amahanga iri imbere ye, kandi nzakenyuza abami ngo ngukingurire inzugi, kandi amarembo ntazagarirwa. Murongo wa 2, nzakujya imbere ahataringaniye mbaringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibirindizo by'ibyuma nzabicamo 2. Murongo wa 3, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu iherereye, kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari nje Mana ya Israeli. Amen. Ayo niyo magambo tugiye kuganira bene data. Kuko Uwiteka navuze ko yatugiriye neza, twongeye tena gutangira uyu mwaka turi bazima. Ari impamvu turiho, bitusabamo muri urugendo nuko bimaze kuba Kigali, tuku mu by'Imana byamaye kubamo Kigali, ariko tumenye ko Yesu azaza. Yesu azaza, iryo jambo ryavuzwe nawe wenyine ku giti cye. Ngiye kubategurira, ariko nzagaruka kujyana itorero. Ntabwo twamenya ko nimba mu uyu mwaka ashaka kugaruka cyangwa ku kwezi kwa mbere kutarashira, ariko kindi ngusabye gusa nuko washira Imana ku mwanya wa mbere, ukiringira Imana kurusha byose. Iyi minsi abantu benshi ndago bagishaka kushira Imana ku mwanya wa mbere. Bamwe na bamwe barimo kwishira ku mwanya wa 5, abandi bashira ku mwanya wa 2, bamwe bashira bwenge bwabo ku mwanya wa mbere, abandi bashira butunzi bwabo ku mwanya wa mbere, abandi bashira amazu yabo ku mwanya wa mbere. Ariko mu Kristo mwene data ugomba gushira Imana ku mwanya wa mbere, ibindi bibe ku wa 3 na wa 4. Kuko ijambo ry'Imana iratubwira iki? Matayo aravuga, mubanze mushake bwami bw'Imana, ibindi nabyo bizakora iki? Bizabakurikira. Ibyo ufite menye ko nabyo byaturutse ku maboko y'Imana. Ibya Kuro n'Israeli uko bazagaruka, ni inguru ya Kuro hamwe na Isiraeli ubwo bazagaruka. Mbese bibaye nk'abantu bari mu kindi kitu iki mu bunyagwe, ariko Imana iza kubasobanurira uko Kuro na Isiraeli bazagaruka.
uyu munsi nuko ubabaye, uyu munsi nuko urwaye, uyu munsi nuko ufite ikibazo, ari iburyo Imana izakemura icyo kibazo. Uyu munsi nuko wibona ko ukennye, ariko umenye ko ari iburyo Imana izahindura ayo mateka. Reka se tumve ijambo ry'Imana kuko bikwiriye. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta. Ntabwo ari ijambo ya buri muntu wese. Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, niwe mfashe kuboko k'uburyo. Uwo muntu yimikishije amavuta buri gihe cyose amufata kuboko k'uburyo. Agufata kuboko k'uburyo gute? Mu gihe wiringiwe ushize Imana ku mwanya wa mbere, ibyiringiro byawe bikaba ku Mana, Uwiteka ntabwo azakureka, azagufata ukuboko kuko wimikishije amavuta. Kandi Imana idufashe kuboko twanesha bigeragezo. Imana idufashe kuboko ndacyatukoraho. Imana idufashe kuboko twabasha kuba mu mahoro. Turareba isi yose irimo kwifuza amahoro, ariko ikintu kitwa amahoro cyabuze. Ariko icyo nizeye, uwo Imana yafashe kuboko ntago yabura amahoro. Ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, niwe mfashe kuboko k'uburyo ngamuneshereza amahanga ari imbere ye. Uwo Imana ifashe kuboko igomba kumuneshereza amahanga iri imbere ye. Ari amahanga iri imbere yawe, ari amahanga iri imbere yanjye, kandi iyo mahanga ntabwo itwifuriza ibyiza, ariko Imana idufashe kuboko izatuneshereza ayo mahanga iri imbere yacu. Niyo mpamvu bidusabamo kwishyira Imana ku mwanya mbere, ukiringira Imana. Ndurebe ibibazo ufite, ndurebe ko natangiye umwaka nta kazi, natangiye umwaka nta mafaranga, wowe ushyira Imana gusa ku mwanya wa mbere mu nzira zawe zose, mu mirimo yawe zose, mu gahunda zawe zose. Banza ushyira Imana ku mwanya wa mbere kandi wiringiye Uwiteka wenyine. Imana ndago iza gukoje isoni. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Ijambo ravuga iki? Ngamumenyeshereza amahanga ari imbere ye. Ngamuneshereza amahanga iri imbere ye. Uwo Imana ifashe kuboko imuneshereza amahanga iri imbere ye, imuneshereza ibibazo biri imbere ye, imuneshereza uburwayi buri imbere ye, imuneshereza ubushomeri buri imbere ye, imuneshereza ubukene buri imbere ye, kuko nibyo bintu dutinya. Ariko tumenye ko Lazaro nawe yabaye mu buzima bwe bw'ubukene, ariko byiringiro yashiraga Imana buri gihe cyose ku mwanya wa mbere. Ibyiringiro bye bikaba ku Mana, kugezaho Bibiliya iratubwira ko Lazaro yaje gupfa ajya ku kituza cyande cya Aburahamu, ariko nyamutunzi wari ufite byose ajya Genome. Ubitekerezeho neza, nanjye mbitekerezeho neza. Imyaka itambutse birashoboka ko tutagenze neza mbere y'Imana. Iyi mwaka itambutse birashoboka ko tutahagaraye neza nguko Imana tutakoze neza nshingano y'Imana yakuhaye ku murimo wayo. Yesu atushigikire. Kandi nzakenyuza abami ngo ngukingurire inzugi. Uwo Imana ifashe kuboko ikenyuza abami ku buryo ibashe kumukora iki? Kumukingurira iki? Inzugi. Izakenyuza abami kugira ngo ngukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazagarirwa. Amarembo ntago azagarirwa. Kwiyemane gufashe kuboko izakenyuruza abami igukinguririze urugi, kandi n'amarembo ndizakingurirwa. Tukuri mu bwoba gusa. Birashoboka ko uyu mwaka wawutangiranye n'ubwoba, birashoboka ko uyu mwaka wawutangiranye wihebye, ariko wowe wiringi ushyira Imana ku mwanya wa mbere. Cya kabiri, ibyiringiro byawe bibe ku Mana. Murongo wa kabiri, nzakujya imbere ahatarenganiye mbarenganize. Iyo ni amasezerano y'umuntu wiringiye Uwiteka akayishyira ku mwanya wa mbere. Nzakujya imbere hatarenganiye mbarenganize. Mani izakujya imbere. Mu gihe gufashe kuboko ntabwo ari wowe wajya imbere y'Imana. Imana niyo igomba kuba imbere yawe. Ikiza cyose mu gihe Imana iri imbere yacu, navuze ko ubutsinzi buraboneka.
ikiza cyose mu gihe Imana iri imbere yacu ibibazo by'ubukene ntago byatubaho. Mureke gusa dukiranukira Imana iyi 2024 twongere buri muntu wese yisuzume niki cyantandukanya n'urukundo rw'Imana uyu mwaka, niki cyatuma naba umunyandege ngiya ku murimo w'Imana, niki cyatuma ntabasha gukora inshingano zanjye nguko Imana yamamagariye. Kandi nukora inshingano z'Uwiteka neza nguko yakwamagariye ukayishira ku mwanya wa mbere, igufata ukuboko. Kandi mu gihe gufashe kuboko irakubwira aya magambo nuko yabwiye Kuro, ntabwo ari tena gihe cya Kuro, ibanze kuba igihe cyacyo. Kuro gihe cye cyaratambutse, ni twebwe dusigaye ku rubuga. Nzakujya imbere ahatarenganiye mbaringanize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibirindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, kuko Imana yadufashe kuboko. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibirindirizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Ibyo bitashobokera mwana w'umuntu mu gihe Imana igufashe kuboko, mu gihe Imana ikujya imbere. Iyo ibyo bitakushobokera byose birashoboka mbere y'Uwiteka. Nasanze abantu tusenga, nasanze abantu bakorera Imana, abantu benshi bakorera Imana bibaye nk'agahato. Ariko ziko gukorera Imana mu bushake bwawe, kandi imirimo myiza uzakora neza kuhesha umugisha. Tukiri ku isi n'umunsi umwe uzabona ubugingo buhoraho. Nasanze indi ndege ngiya tugira, umuntu ukorera Imana arisuzugura, umuntu ukorera Imana yibona ko atari umunyagaciro. Ariko niwishyira Imana ku mwanya wa mbere, ukiringira Imana mbere yawe kubona nk'umuntu w'agaciro, Imana dufashe idushoboje. Murongo ukurikirayo, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima. Twisuzugura ko turabakene, ariko hari ubutunzi buri mu mwijima. Mana n'izibanga ryayo, hari ubutunzi buri mu mwijima. Ariko mu gihe Imana ifashe umuntu kuboko ikamujya imbere, ukabasha kwishyira nawe ku mwanya wa mbere, ukiringira Imana, iguha ubutunzi buri mu mwijima. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Hari ubutunzi buhishwe, hari ubutunzi buri mu maboko y'abantu batahesha Imana agaciro, hari ubutunzi tutarebesha amaso yacu y'umubiri. Ariko mu gihe tukorera Imana, tukiringira iyo Mana, tukayishyira ku mwanya wa mbere, Imana ikura umuntu ku cyavu ikamucyaza n'ibikomangoma. N'ibintu bihishwe ahantu iherereye birahari, hari imigisha ihishwe, hari imigisha iri mu ibanga. Imana kwishimiye iguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu iherereye, kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka. Uyu mwaka mureke dukiranuke, nuko tutangiye kubona bimenyetso bituremereye, nuko dutangiye kubona bimenyetso bituhangayikishije. Ariko nitukiranukira Imana, Imana izatuha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu aherereye, kugira ngo bigaragare ko ari Imana wakoreraga, kugira ngo amahanga yose imenye ko Imana ifite bubasha n'ubushobozi. Yesu atushigikire. Kisubizo kuri wowe kiri kuri nje k'uyu mwaka turimo. Turakomeza. Kugira ngo umenye ko ari nje Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari nje Mana ya Israeli. Ari ibintu Imana butunzi buhishwe, kandi mu gihe Imana idufashe kuboko, Imana ituha ubutunzi buri mu mwijima, ituha ubutunzi buhishwe, kugira ngo bimenyekane ko ari Uwiteka yakwamagaye, bimenyekane ko Uwiteka yakwamagaye, akuhamagara mu izina ryawe, ari nje Mana y'Abisirayeli. Ndayindi Mana yakora iyo mirimo ikomeye. Imana yakwamagaye ariyo Mana y'Abisirayeli. Sasa niki kitusaba uyu mwaka? Ni kugenda nguko twagendaga, ni kugenda mu izo ndege ngeya, ni kugenda mu ibyo byaha, ni kutumvira Imana se, ni kutumvira abayobozi batuyobora mu murimo w'Imana.
bitusabamo kuba maso. Uyu mwaka tena satani ndaka kwambura umugisha wawe, witandukanye bitagira umumaro. Twizera Imana, dushira Imana ku mwanya wa mbere, natwe Imana izatuhesha umugisha nguko yahaye Kuro. Mana ndagwirobanura ku butoni, mu icyo gihe Imana yabonye umutima wa Kuro, ibona ko Kuro ayishira ku mwanya wa mbere, ibona Kuro ko abasha gukora iki? Kwiringira Imana. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ndabizi ko uyu mwaka tutareba neza, ari bikangisho byinshi by'umwanzi, ari bishukanye byinshi by'umwanzi, byose amaze kubipanga. Ari pirate zabanza kukugaragaraho imbere, nutaba maso wacakira yo pirate. Ariko ngusabye kuba maso, uzabashe kwihangana, wakira ikiva mu maboko y'Uwiteka. Kandi ikiva mu maboko y'Imana nicyo kitubera umugisha mwiza uzadufasha n'imiryango. Yesu agufashe mugisha uva ku Mana. Tukiri hano ku isi, nidukomeza kugendera n'Imana nguko bikwiriye, uwo mugisha nawe uzatugezayo musumwe tubone ubugingo buhoraho. Mana idushoboje, Mana itugirire neza. Gukorera Imana nabivuze, ni inyungu yanjye ku giti cyanjye, ni inyungu ya bishop ku giti cye, ni inyungu ya muhanuzi ku giti cye, ni inyungu y'abaririmbi ku giti cyabo. Ariko gahunda y'Imana yashize nuko tugomba kumvira abayobozi, tukumvira Imana, tukubaha amategeko y'Imana. Natwe izadufata ukuboko nguko yafashe Kuro, ituji imbere, ituhe ubutunzi buri mu mwijima, ituhe ubutunzi buhishwe, bimenyekane ko ari we Uwiteka yakuhamagaye. Imana ikomeye, Imana ya Bisirayeli, itabesha, itahinduka, Imana ifite byose, Imana ishobora byose. Burwayi ufite ntago bunanira Imana, nuko bumaze imyaka 5, imyaka 10, ariko we komeza ushira Imana ku mwanya wa mbere kandi wiringira Imana. Ubushomere ufite kuva warangije amashuri, uyu mwaka wongere tena ugire gusabana bwiza n'Imana, wishire ku mwanya wa mbere, wiringira Imana, niwe ikura abantu gucyavu ikabicaza n'ibikomangoma. Yesu ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Urugendo rw'uyu mwaka musha rufite uburyo tugomba kugendamo, atari kugenda kivange uyu mwaka, atari kugenda mu kavuyo abantu bamwe bamenyereye. Ibibazo byose uzahura nazo bikakubuza kutambuka cyangwa gukomeza, ibyo byose ndagusabye iki? Gushira Imana ku mwanya wa mbere kandi ukiringira Imana yawe. Ndago ndabona Mana ikoze umukiranutsi iki isoni. Twari tufite ubwoba twibaza buryo tuzarangiza umwaka utambutse, ariko Uwiteka ahabwe icyubahiro kuko twisanze twese twarangije umwaka amahoro abasenga. Uyu mwaka ni umwaka wawe wo kwishira, kwisuzuma, urongere tena gukiranukira iyo Mana kurushaho, kuko ibyaha nabyo bigiye kuba byinshi muri uyu mwaka, ibigusha bigiye kuba byinshi, ibikangisho bigiye kuba byinshi. Ariko twavuze ko uyu mwaka musha, ibibazo byose uzahura nabyo bikubuza gutambuka, uzashira Imana ku mwanya wa mbere. Uzizera Imana gusa mu ibyo bibazo, ndukizera abantu twese dufite ibibazo, ariko wiringiye Imana afite ubutabazi, kuko Imana izakujya imbere, izagufata ukuboko, izakuha ubutunzi buri mu mwijima, n'ibindi bihishwe ahantu iherereye. Iyo ni ibanga ry'Imana. Niyo mpamvu ngusabye kuba maso, nanjye mbe maso, tufunga amatwi kuko amajwi ya Satani ni menshi, ariko amaso yacu yarurega umusaraba gusa, kuko urebye ku musaraba hariya niyo Yesu yararangije byose. Ndakimunanira uyu mwami wacu Yesu Kristo kubwo ayo maraso yamenetse ku musaraba. Uyu mwaka witeguye gute? Uyu mwaka utangiye kwifata gute? Uyu mwaka utangiranye n'ubwoba? Uyu mwaka utangiranye wiringiye Imana?
ariko inama nziza twakuzaniye uyu munsi, fata ingamba nshya zo gushira Imana ku mwanya wa mbere, ukiringira imbaraga z'Uwiteka. Ntabwo iza gukoza isoni, Imana iza gufata ukuboko, nyuma yo kugufata ukuboko iza kugenda imbere, nyuma yo kugenda imbere iza kuha ubutunzi bwose buri mu mwijima, nabwo abundi bwiherereye, iyigaragaze ko ariyo Mana wasenze, iyigaragaze ko ariyo Mana ukorera, kuko ariyo Mana ya Isirayeli itabesha. Tugiye gusenga Imana. Tekereza nawe nanjye mbashe gutekereza ku mutima wanjye ingamba mfite uyu mwaka. Niki cyatuma tutabashije kugendana n'Imana? Niki cyatuma tutashira Imana ku mwanya wa mbere? Erega rigiye amafaranga irashira ku muntu, akazi kakahagarika, ariko tushize Imana ku mwanya wa mbere, Imana ndago izatusiga. Urakoze Uwiteka, tunejeje nawe kuko iyitangiro ry'umwaka tena tugeze kuri tariki turi bazima. Ni kubw'imbabazi zawe gusa, atari twebwe. Ariko icyo tugusabye, yaba abakozi bawe, yaba abakristo, amatorero yawe, utweze ibya twakoze mu myaka yose itambutse, aho tutakoze neza murimo wawe, utubabarire, ututunganye. Aho tutagushize ku mwanya wa mbere, aho tutakwiringiye nguko bikwiriye, wongere tubabarire. Tusaba imbaraga uyu mwaka, nuko ari burwayi, nuko ari bushomeri, nuko ari bukene, twizeye ko ari we Mana. Ibyo nibyo biduteza ubwoba, ariko ukomeza abantu bawe, abakozi bo bambike tena imbaraga, ukomeza ingoni wabahaye, bayobora inama zawe mu mbaraga n'ubutwari, kuko uri Imana kandi ushobora byose. Ukomeza abakristo basenga, nuko ari miyaga, ariko byose ni wowe ucecekesha imiyaga. Fasha abantu bawe, abari mu iki gihugu, abari hanze mu iki gihugu, abafite ibiburwayi bibananiranye, abafite ibibazo by'ubushomeri, kemura ibyo bibazo, ariko tukomeze Mwami mwiza, tugushire ku mwanya wa mbere, tukwiringiye kuko ari we Mana yacu. Udutandukanye ibyaha byuzuye isi yo Satani agiye gukoresha abantu uyu mwaka. Turasenya imbaraga zabyo, turavunagwa imbaraga zabyo. Yesu, girira neza abantu, abatarabona agakizo bahe gakiza, abasubiye inyuma wongere bagarure, abavuye mu bushake bwawe wongere bagarure, kandi ababirimo nabo bahe ubwenge. Twirukanye Satani mu izina rya Yesu. Ibyo yagambiriye kurwanya itorero uyu mwaka turayisenya, ibyo yagambiriye kurwanya abakozi bawe uyu mwaka turayisenya, ibyo ashaka kuduteza ndege ngiye dusubira inyuma turamutwika. Mana, tukeneye imbaraga z'Umwuka Wera n'ubwenge buva mu ijuru. Urakoze kubwira ijambo, reka ufashe buri muntu wese uzabasha kumvira ijambo, umushigikira uyu mwaka, abashe umufate kuboko kandi umugende imbere, ubashe kumuha ubutunzi buri mu mwijima, kuko byose urabifite Mwami. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Imana, amen. Murakoze ko tutega amatwi. Yari Pasteur Serugendo Dismas. Uru rugendo rurakomeye, nta muhanga uba muri uru rugendo. Ushobora kuba ushaka kutugirira inama, ushaka kutukora iki, kutubaza. Nimero yacu ni 0782439754. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Murakoze. Philadelphia, Imana iratsinda.